Ubutumwa bw'isiko bwanditswe na Yohani, ibice 3, umurongo wa 16, haranditse ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Guhindura amateka y'isi. Amateka ya mbere yabayeho agahanagurwa n'ayandi. Iyo tugiye kureba dusanga Adamu na Eva n'abakurikiyeho yarahanaguwe n'umwuzure. Hanyuma abanyuma y'umwuzure nabo amateka yabo ahanagurwa no guhindurirwa indimi. Hanyuma nyuma yo guhindurirwa indimi, ari cyo gice cya nyuma ya Babeli,